Let's get to know details. Sigiye ibyo navugaga warabyishe urabona njye nakishe warabyishe ako ducane nandike food nshyiriraho no warabyishe ko nanjye barandenganya food nabyandikiye warasoje zano turebe food ntabwo babyandika gutya food bandika FOOD ibyo warabyanditse food ntabwo ari good kamwereke sanabika ngaho ebona nicyo ntabwo ajya yimira nta bindi by'abanyetse bya mbere biri ibi ngibi naho warabyishe ase ko nandike seti buriye na beti ndemutse neza seti SET gutya urabona tica ntabwo ajya yibeshya nubona ibindi mbwira ibi ngibi arangiza kano kantu gatangaje ariko shema ni uko utazi kwandika cyangwa ni uko ufite ubunebwe mu kwandika ubu 14 kujya mu 8 iyo ni 7 iyi ni 4 ubwo wagira ngo ni ubu andika Ingabire andika Shemusa andika Ticha ibyo navugaga Ticha ko byanditse mu Kinyarwanda Ticha ntabwo ari mu Kinyarwanda mu Cyongereza bandika gutya ngomba Ticha subiramo Ticha andika Sharifu andika Hassan ntabwo ari gutyo babyandika Hassan S ebyiri ama amasaha yagiye rero kugira ibikoresho turyame gitondo turazinduka amakarita tube tuyasize ku meza turi kurumuri tugiye ku ishuri